Meddy, Bruce Melody, The Ben. inde Meddy, Bruce Melody, The Ben. ndapfuye uzi umuntu nabanzaho Bruce Melody. Bruce Melody yabanza mu kibuga agashyushya abantu agashyushya abantu kuko urumva indirimbo za Bruce Melody izo afite zituje ni nkeya yego urumva yajyaho abantu nyine bakaba bafite vibe ya dance. ubwo ngubwo umuntu waza bwa kabiri nje akurikiye Bruce Melody ntabwo bamba bari The Ben. yego The Ben rero Meddy bitewe ngende kuvuga muri iki gihe Meddy asigaye arimba nyine indirimbo za gospel. yego kandi ntago abantu nyine baba baje muri icyo gitaramo gufata Meddy ukamubanza nyine utubona abantu bafite ukuntu mbese muri make icyo ushatse kuvuga abantu banga gusenga. oya nago oya ariko nago mbese nago abantu banga gusenga ariko nago habanza kuri stage mu masengesho ngo yabanzaho urumva yaza nyuma ko abantu bamaze kureba Bruce Melody na The Ben. noneho kuri side yawe wakemera ko umuhanzi wa gospel abanza hari abo bantu babiri? ntabwo nabyemera. ubwo nawe uri muri abo bantu? oya njyewe ni ukuvuga ngo ntabwo mbarimo ariko mbarimo. okay biravanze njyewe ntabwo nabyemera hari abo bantu ntabwo nabyemera ko habanzaho gospel. yego okay no Bulldog sibyo P-Fla Riderman. umuntu wabanza P-Fla yabanza mu kibuga yabanza kugira nyine ni nko gutegura abantu. yego hari ibikorwa bimwe na bimwe abantu bajya gukora bikasaba ko babanza gutegurana. yego P-Fla yajya ari gutegura abantu. hakurikiraho hasigaye Bulldog na Riderman. hakurikiraho Riderman. yego Bulldog yazanye. Bulldog amugurisha ako ntabwo ari kuvuga ngo oya oya wamugurisha? ntabwo namugurisha kuko ndamufata ako yaza nyuma. oya ntabwo yaza nyuma. Riderman washize kuri bench. yeah Riderman yaza akurikiye P-Fla. okay ubwo bivuze ko Bulldog we wamwima stage muri make? oya ntabwo nayimwima kuko n'ubundi afitanye indirimbo n'abo bahanzi n'ubundi byarangira ajeho. oya hano ndi kukubwira abantu batatu oya reka nisubireho